Live kuri stade Umuganda Rayon Sport mu myitozo ya nyuma mbere yo gucekirana n'ikipe ya Etincelle. Rayon Sport yamanukanye abakinnyi bose ariko hari abakinnyi batigeze bahagera. Nihe mpamvu batahageze arikanze byose tubiganiraho. Hari abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport batigeze bagera kuri stade Umuganda ku mukino bagomba gucekiranamo n'ikipe ya Etincelle. Ariko mbere ko dukomeza reka nanyire mbasuhuza abantu bari mu majyepfo y'amajyaruguru burasirazuba burengera bwaryo mwese mbahaye ikaze. Abantu mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Nyarugenge na Kicukiro mwese sinabanenza ingohe aba diaspora muri rusange namwe sinabibagirwa. Abantu bari ku mugabane wa Aziya, ku mugabane wa Australia, ku mugabane wa Amerika, mu bihugu bigiye bitandukanye hano ku mugabane wacu wa Afrika mwese ndabashuje cyane. Turi Rubavu kuri stade Umuganda aho imikino iri kubera. Derby yo mu Rwanda cyangwa se Rwanda Derby yose yaje hano mu karere ka Rubavu. Ati bimeze bite rero? Ikipe ya Marine yihereranye ikipe ya APR FC. Impamvu vuze ko yayihereranye ntabwo biba bisanzwe ko Marine ishobora guhagarika ikipe ya APR. Banganyije ibitego 2-2 abakinnyi b'ikipe ya Sport bari baharyamye birebera kono ibintu biri kugenda. Ariko rero Rayon Sport irimo amakuru mashya cyane hano ku myitozo bakuri hano kuri stade Umuganda. Hari amakuru ahari aturuka mu buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport mbere yo kubacakirana n'ikipe ya Etincelle ndetse najyanye n'abakinnyi badahari. Byose kanza tugenda tubiganiraho gatano kuri kagenzi kako. Ariko kuri wowe wakanze like subscribe nimba utari wabikora nicyo gihe nako kanya kugira ngo kandi like na subscribe tujye tubana mu makuru yacu agiye atandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino aho kugenda cyarakcara mu makipe yanyu nka APR Football Club, Rayon Sport ndetse n'andi makipe yose n'ikipe y'u Rwanda Amavubi igomba gukina imikino ya FIFA Series ku itariki 28 nabyo nzabigaruko mu masaha imbere cyangwa se no ku munsi w'ejo. Rero tubimeze bite hano kuri stade Umuganda. Ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 10 zuzuye yarigeze hano kuri stade Umuganda isanga match irimo ikipe ya APR FC n'ikipe ya Marine. Abakinnyi bariyo bicaye bafata gatebe nabo bareba uko umukino wagendaga basanze ikipe ya APR FC imaze kwishyura igitego kimwe muri 2 Marine yari yabanyabitse. Harimo igitego cy'uwitwa Mbonyumwami Taiba wayisozuza ibitego 10 muri Rwanda Premier League. Uyu musore yayisanganya no wita Sheikh Jibri Ouattara nawe wayisuterekamo ibitego 2 kuko yari asanzwe afite ibitego 8 ariko yatsinze 2 harimo igitego yatsinze ku munota wa 46 yari ku munota wa mbere w'igice cya kabiri giterekamo ku munota wa 37 APR FC yaje kubona penalty anoneho wo bita Sheikh Jibri Ouattara nawe ayiterekamo neza cyane ahita yuzuza ibitego 10. Abakinnyi bare ibyo byose babirebaga abahicaye bameze neza cyane bagiye batandukanye bose rekanze bose ngende bakugiramo nuko bakoze imyitozo bose biteguye bakubwira ati turaza kuba tubikora tumeze neza cyane. Rero kintu wamenya ku bakinnyi b'ikipe ya Sport bari bahari barimo bariba ko APR FC yarimo ikano bageza banasekamo bavuga ati APR FC nayo barayihagaritse atuko byanda kose APR FC igomeje kurindira ikipe ya Sport. Ni nako bimeze kuko APR FC irimo irarindira ikipe ya Sport. Kano kanya ikipe ya APR FC ifite amanota 43 Rayon Sport ifite amanota 47 ariko n'ikirarane cy'umukino bagomba gukina ku munsi w'ejo. Ubwo Rayon Sport iramutse itsinze uno mukino bagomba gukina n'ikipe ya Etincelle igomba guhita igira amanota 49 agasiganamo ikinyuranyo cy'amanota 4 yonyine hagati yabo n'ikipe ya APR Football Club. Rayon Sport ikisabwa cyonyine ni ugutsinda. Ino Etincelle igomba guhura n'ikipe ya Rayon Sport irimo abakinnyi bagera kuri 5 bose baciye mu ikipe ya Rayon Sport. Higanjemo abavuyemo mu gihe cyahise cyangwa se haciye igihe kinini aho baviriyemo. Harimo bo bitakiza mugabo wose ni yaciye mu ikipe ya Rayon Sport, harimo abitwa Bajabilo, harimo abasore bagiye batandukanye baturutse mu ikipe ya Rayon Sport, harimo nk'uyu musore witwa Asanana Innocent nawe bakunda kwita ngo ni DJ waturutse mu ikipe ya Rayon Sport vuba we anavuyemo vuba cyane ariko yisanze mu ikipe ya Etincelle n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nzagenda ambagarukaho neza cyane. Ariko nandi makuru none wamara kuba umme cyangwa se wamenya ku bakinnyi b'ikipe ya Sport yazanye nabone cyane bameze neza cyane bazanye abanyezamu bagiye kuri 2 bamwita Adris Kuyate ndetse na Kwizera Olivier Gishweka abose nibo yazanye abo 2 bonyene utayishimwe Patrick ndetse no bita Habimana Mugisha Yves abo ngabo nago bigeze babazana hano kuri stade Umuganda ahubwo muri defense cyakora babazanye bose abarimo ba Obedi abarimo ba Kabange abarimo ba Emery ba Isenge barimo ba Ramazan Chimanga Chilembi barimo ba Ben Aziz Dao abakinnyi batandukanye barimo Ganijuru Eli abakinnyi barimo bari Kau abakinnyi barimo batambwe abakinnyi barimo ba Basane abakinnyi batandukanye Forunganye abakinnyi bagiye batandukanye barimo Aziz Basane namukubwiye neza cyane abarimo ba Habimana Yves barimo ba Cindy Paul bose barahari bameze neza cyane. Ati rero niki wamenya kuri uno mukino
umukinnyi witwa Bigimana Abedi nabwo yaje kuri no mukino. Bigimana Abedi nagwa bamuzanye mu karere ka Rubavu, amakuru hari nuko Bigimana Abedi yongera kugira ikibazo cy'ivi, rero ngo yagize mu myitozo y'ikipe ya Sport, myitozo bakoraga mu Nsove, yongeye gusa nk'ubabara mu ivi. Rero bivuze ko rero kuri no mwanya wa nomero 10 hagomba kuba hacaho undi muntu. Nibyo byose ngiye kubanyuriramo muri 11 bazabanza mu kibuga nkurikije ko myitozo ya nyuma yakozwe. Rero nagwa azaba hari Bigimana Abedi nabwo biri bamuzana mu karere ka Rubavu kuko bamanukanye squad y'abantu 20 bagomba kuba bari mu kibuga cyangwa se bagomba kwifashishwa kuri no mukino, abandi bose babihore cyangwa se babasize. Ati rero bimeze bite n'iki cyatumye ataza no mukinyi, ndabikuba ko ari ikibazo cy'imvune, ariko nanone ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bongeye bagarura icyo bita prime, bemereye prime ihagije cyane cyangwa se itubutse abakinyi b'ikipe ya Sport kugira ngo batsinde ikipe ya Marine ya Intensity kugira ngo abantu batatahe muri Regio cyangwa se muri Gikundiro, ubundi basatira ikipe ya APR Football Club. Ikintu wamenya nuko ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bwose bwamanutse, abafana bamanutse ari benshi cyane, abafana bamwe bareba benshi bishimiye kunganya ikipe ya Marine, baravuga ati n'abari i Kigali bose bagomba guhita bamanuka birukanga cyane bakaza kureba ko Sport yahagarika ikipe ya Intensity ikarushaho ko kumera neza cyane. Ikintu wamenya kuri Intensity imikino 5 iheruka, imikino 4 yabo ahubwo iheruka ni imikino 4 iheruka Intensity bamaze gutsinda imikino 2 banganya imikino 2, ubwo Intensity ntabwo iheruka ikintu cyo gutsindwa batananganyije, ikintu cyo gutsindwa ntabwo giheruka. Rayon Sport ifite akazi gakomeye cyane kugira ngo ibi yahagarika ino kipe ya Intensity, ariko uko byagenda kose birashoboka. Ikindi nanone wamenya kuri ino match cyangwa se kubibyabere hano mu karere ka Rubavu cyangwa se kugomba kubera hano mu karere ka Rubavu ku munsi w'ejo, abakinnyi b'ikipe ya Sport nkurikije ko bakoze imyitozo ahubwo reka banyiremo 11 wenda nagutina amakone 11 rero bagashobora kubanza mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya Sport nkurikije ko imyitozo yakozwe. Umutoza Bwana Bruno Ferri uko yayikoresheje ndetse afatanyije no bita Lomami Marcel n'umutoza w'abazamu Ndayishimiye Bakame, umutoza wa fitness Mwambare Serge, bose bari bahari bameze neza cyane. Uwo bita Kwizera Olivier Gishweka agomba kuba ari mwizamu, nabibonye neza cyane. Uwo bita Shimimana Emmanuel Kabange kuri kabiri hari ameze neza cyane, ari nawe vice capitaine, igitambaro cyo capitaine bagihaye Emery muri no minsi n'uri kuyobora ikibuga. Emery Bayisenga agomba kuba hari ameze neza cyane muri defense, ari kumwe na Ramazan Chimanga Chirimbi. Kuri gatatu agomba kuba hari uwo bitaganije Eli, noneho hagati mu kibuga kuri gatatu agomba kuba hari uwo bita Faustin Kao Maestro Pizarro, agomba kuba ari kumwe no bita Richard Ndashimiye ku 8, ku 10 bagomba kuba bashyizeho bita Tambwe Guruwari Ngongo. Atake izabiri guca abazizi basane kuranya ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hari gucaho uwo bita Mugisha Didier AK Taichi Forunganye bongeye kumugarura muri 11 agomba kuba ari umupowent ari gukina nka nomero 9. Ariko kuri mu Burumva abasimbura bahari harimo bita Habimana Yves, uyu musore wanitoreje mwa kino kibuga rero kabisa wanahakiniye igihe kirekire cyane. Amakuru hari ngo ashobora nuko nagihindutse ashobora no kuba yabanzamo, nabimenye neza cyane nubwo ngo Forunganye ngo amahirwe menshi ashobora gutuma abanzamo, ariko narandi makuru nakuye n'ubundi aturuka muri bamwe mu begera abatoza cyane mu ikipe ya Sport, menya ko uyu musore Habimana Yves impamvu ngo bashobora kumubanzamo kino kibuga gikino igihe kinini cyane akikinira Rutsiro, niho bakiriraga imikino yabo yose hano kuri stade Umuganda. Rero kino kibuga ngo arakizi cyane, bishobora gutuma rero haba impinduka, Habimana Yves akabanzamo, Forunganye akabanza ko nibe basimbura, Forunganye akaza kujyamo asimbuye. Ubwo rero ataka ya Sport yabiriho abanyarwanda ababiri, yabiriho abanyarwanda n'umunyarwanda kuko nimba ikindi ahubwo umuntu ugomba kubona n'ubundi kugarukamo ahubwo kuri attack ruhande rumwe ruriho Azizi Basane kuraranya, urundi rukaba ruriho Asumani Ndikumana, noneho attack mu point akaba ari uwo bita Habimana Yves, noneho bita Mugisha Didier Taichi akaza kuza amasimbuye ndetse na Forunganye bakaza kuza basimbuye umuntu ushobora kuza kuba atameze neza. Abo bose bagomba kujyamo Forunganye na Taichi, uko byande kose nago match yarangira batagiyemo, kimwe nkuko bita uwo Mukiza Obed nawe match idashobora kurangira atagiyemo. Rero nuko bimeze ku myitozo y'ikipe ya Sport, imyitozo ya nyuma iri kubera hano mu karere, iri kubera hano kuri stade Umuganda mu karere ka Rubavu, byose nayiri ndi kujya mbikurikirana neza cyane. Ikipe ya APR FC rero itakaje uno mukino abafana b'ikipe ya APR Football Club nabo bagenda bimyiza imoso bavuga ati ibi ntago byumvikana, Rayon Sport tugomeze kuyirindira. Bari baje bavuga ko bagomba gutsinda, gusa none ikindi wamengo kuko abafana rero abakinyi ba rero bari bicaye hano kabisa, niho abantu bareba umupira n'abari bicaye barimo bareba match neza bameze neza cyane. Ubwo bahageraga hano bawureberaga tegerekana kagucikana. Ubwo ibindi reka duhurire ku mukino w'ejo hano kuri stade Umuganda, umukino ukomeye cyane Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Intensity. Kanda like, subscribe tubana mu makuru yacu agiye atandukanye. Ngende MC Sanga hano mu karere ka